bakomeje kunshinja ko bo bakunda The Ben ariko njye ntamukunda. Ngiyo ndahiro Eva nagatema No, mwavugaga The Ben mumbwira ko mumukunda urukumva njye ntamukunda. Na wakubwiye ko akunda The Ben twakubajije ati The Ben mupfiki. Reka nze nkubwira ikintu kimwe do. Kandi nabyo kumukunda turamukunda. Nabyo si ikosa rega. Reka mbabaza ikintu kimwe mbere yuko mujya mwibarishwa ibintu. The Ben sindahura nawe n'umunsi n'umwe. Uretse gato. Uravuze? Bruce Melody mwarahuye. Bruce Melody nuwe. Akora iki? Ko numva umeze nka zanuza za Kimisagara ntawe ugira uhagara. Kare. Ibyo bintu byanyu narenze ko imbuga zasimbuye amaradiyo ariko uretse gato. Ntega amatwi imbuga n'abasanzi batazwi. Ntega amatwi. Ntega amatwi The Ben nani nkubwire Dumba. Hari ikintu abantu bitiranya sibyo? Je sinkunda abantu. Nkunda ibihangano bya The Ben. Urukumva? Muri telefone yanjye urabona muri iCloud muri telefone yanjye mfite telefone yangu imiziki nta kindi kintu kibamo. Ariko ntabwo uri murasubiza ikibazo cyawe. Manza wumve. Ntabwo murasubiza ikibazo cyawe. Manza wumve hano. Ega Godfather gusubiza nabi. Reka ariko se wacecetse. Njye nawe nkubwiye ngo ukunda The Ben. Kandi iyo mute ukambaza nkaba gusubiza ko wambajije ko The Ben mupfiki. Ntega amatwi. Ntabwo nkubwiye ngo uramukunda cyangwa manza wumve. Ahangaha urukumva nko mu ndirimbo zanjye zitashobora indirimbo zihoraho nzapfa nticyumva. Urimo kumva? Nkunda indirimbo y'ibihe byose. Urukunyumva? Ni indirimbo ya The Ben bita I Can See. I Can See urayibona. Urukumva? Uramutipe yaririmbanye ijwi rikomeye. Sinzi uri kubyumva. Icyo ni igihangano umva. Kidashobora kumva mu matwi. Kuko gifite ibintu byinshi kinyibutsa. First of all, ntabwo ajya sobanukirwa abahanzi n'ibihangano byabo. Turi kumwe? Indirimbo I Can See ni indirimbo I'm in love. I'm in love I can see. No, hari indirimbo ni ebyiri zitandukanye. I can see ni I'm in love. I can see na I'm in love. I'm in love ntabwo nari mu rukundo. Ariko bitewe n'ahantu yasohotse ndi n'ubuzima nari ndimo nicyo gihe nubwo nuko nari imeze. Nicyo yafanye muri icyo gihe iriya ndirimbo. So indirimbo ubundi igihangano impamvu kibi igihangano. Nanjye nari abakobwa batakubera iyo ndirimbo. Gikipinga memories. Urukunyumva? That's my guy. So gikipinga memories bura nkira ndirimbo I'm in love ihita inyibutsa situation nari ndimo icyo gihe n'uyu munsi. Nuvuga ngo muri icyo gihe nyumva naho yansanze nibyo yamfashije n'uburyo nayumvishemo. Siza neza tukubyumvikana. I Can See iriya ndirimbo ndayibuka ajya kwiperforminga muri UN. Nkibuka I'm in love aho nari ndi icyo gihe nibyo yamfashije n'iriya ndirimbo n'urugendo nafashe mu rugendo nari ndimo. So indirimbo mujye mutandukanya ibihangano n'abahanzi. So I can give him a respect bitewe ko yabaye umuhanzi w'icyo gihangano. Sizi urukunyumva. Ibyo gatombi mwubahira. Respect is enough. Respect is enough. Sizi urukunyumva ngiye kurangiza. Respect is enough cyane man. Muretse God ukunda I Can See ukunda I'm in love sibyo? No, ni indirimbo z'ibihe by'iteka ryose. Yego. Noneho niba uzikunda uwaziririmbye uri umufana we. Ndakugarukaho gato. Hari oyo. Uretse gato winyiba uretse gato. Ni wowe ugiye kunyiba. Ntabwo nkwiba. Ndabigusobanurira ikibazo mubaza umuntu ikintu yaje kwasobanura mukamunigana. Ngaho banzusobanurire nonje ariko ndabizi ko iyo question ndaza gusubira inyuma nyibaza. Ngaho ngiye. So ikintu ngomba uyu nguyu nyiri guhanga. Turi kumwe? Dufata urugero ndaguhereza urugero rumwe. Siko bimeze. Umugombe ikiguru nyiguhanga indirimbo z'ibihe byose. Uretse gato ziri muri CD. Manza wumve. Ariko sewe. Baremera Eva nuko babaye. Ngiye kuguha urugero. Sibyo? Reba ibihangano bya R-Kelly. Siko bimeze? Ureba ibihangano bya PD. Godfather uvuga ibintu bihuye. Yego birahura. Uretse gato. Feri uri gusakuza cyane. Ushobora guhanga ibihangano, sibyo? Ibihangano bikagira akamaro bikanagira nabo byubaka. Ukabikurikizaho imico mibi. Ntabwo mvuze ko The Ben ariko byagenze. Nari ngwaye urugero rwa R-Kelly. Utanze urugero yarepinze uretse gato. Bivuga ko yarepinze ariko indirimbo za R-Kelly. Utanze urugero rubi. Uretse gato. Aho ngaho uri murajya kwa Bruce Melody. Ntega amasariko. R-Kelly ibihangano bye abantu ntabwo baretse kubyumva. Sinzi uko kubyumva. Ndetse no mu miryango abantu bakunze indirimbo za R-Kelly nabo bivuga ko hote bari abana. Style n'uyu munsi
baracyumva ibyo bihangano. Igihangano ni ikintu kimwe na nyiri guhanga. Dufate Mr Nice yadususukije abantu ba kera twahozeho. End of the day yaje kuba imbwa aragenda mu biyobyabwenge aragenda mwarabibonye n'ibintu byinshi. So rero ibihangano na nyiri igihangano yagutenguha ariko ntutatu. None nyiri igihangano yakoze uretse gato nyiri igihangano yakoze mureke turamufata uretse tukagaruka gatoya rero. Uyu muntu wahimbye bira bihangano rukumva you give that person respect nk'umuntu wahinze ibyo bihangano kandi bigufasha n'uyu munsi nge sinshobora kureka kumva indirimbo za The Ben. Nta kibazo ufitanye na The Ben niki na respect ntabwo ushobora kureka kuyimuha gute si yimwimiriki. So uyimwimiriki gute si oya turimo kandi uretse gato n'uwo muntu akiri mu kazi ashobora guhanga. Ndashaka kuvuge ati nyimwimiriki pana uyimwimiriki ndakubaza. So ngo iki so kubera ari wowe turimo turavugaho ndashaka kuvuga ati nyimwimiriki. Ndakubaza n'ubwa mbere numvishe ureke unyumve neza cyane. N'ubwa mbere urumva ko nkunda ibihangano bya The Ben bivuze ngo ndi umufana we. Thank you so much. Wait a second. N'ubwa mbere numvishe umuntu abaza umufana ngo wanga umuntu wanga umuhanzi gute. Uretse gato The Ben sindahura nawe nka The Ben. Ukumva sindahura nawe, sindabonana nawe, sinigeze mvugana nawe. Ngoki nta business nigeze nkorana na The Ben. Turi kumwe sindi umuproducer, sindi umuhanzi, urukunyumva sindi DJ. Naba narapfuye ikina The Ben nta bihangano bye nacuranze wenda gusinga ibicuranga sinkora kuri radio ngo wenda nanze gucuranga indirimbo cyangwa arazinzaniye zicurange. Mbwira ikintu cyavuga ngo nanga The Ben twaba dupfiki. Ikintu Flix ushobora kumusubiza hagihari Furi Furi ashobora kugusubiza. Reka musubize nakubajije nigeze baza ikibazo no uravuze ngo musubize ariko nta kibazo nabajije naye ndi kubasubiza. Nanjye sindi kukubaza mana ko ugahangane bro. Gute ufata umuhanzi wanjye ukamwita ngo Nyamunsi umuntu ntunze bro ukifata hano muretse ngaho nagutungiye neza ku byarimo. Oya God uvuze ko gutunze muri line yawe God kandi uvuze ko gutunze urabajije God wowe urabajije reka umuntu akuvaga babarukuteho urabajije urabukira warabye wirakara. Aka kantu ni keja. Urabona ko akiri uruzingo bro. Namaze. Karimo karabyiruhanda gatsi. Urabajije reka bakuru. Kwireba sheri reka nirebe nibwo mbyutse. Karimo karabyibuha. Urabona Felix Dumba kankubwira ikibazo kankubwira ikintu kimwe. Iri shano nakabaye nanshimira. Felix naramwicaje kuri telefone amubwira Felix kuva uyu munsi tangira wambara igikobwa. Felix ugomba kunshimira. Ambara gikobwa reka kwambara kigegera. Ubwo ni rwo yarwanaga na Dumba yaruko humura. Ariko se uyu modereta ninde ndi gukora ibintu akabihindura. Cyane mbona kwagishiraho Eva. Nibyo uri mwashiraho Eva. Okay. Neza ushaka nanjye nshiraho video. Urimo kunyumva ukumva du? So mujye mutandukanya ibintu rero. Urumva? Nyine mufata n'abantu ngahibaze sibyo ntabwo ndakasa mutwe ndabizi sibyo? Ariko reka kubwiza ukuri. Ntabwo mbwira ariko vuga ngo upfikina debe upfikina we koko. Ntabwo biro ndi umufana bro. Iyo umuntu utangiye kumudisrespectinga ukamwita ngo Nyamunsi ukamufata ngo none se baruzingo we ubu bubaye uruzingo ukamuserereza man that's disrespect igendana na hatred. Umva God impamvu ibintu ukora atari byo. The Ben ntabwo ari umuntu ashobora nka Felix ushobora kuvuga ati DJ Felix ushobora kumwita uruzingo ko ashobora kuza hana kanagusubiza akagusubiza cyakagena akabyivugira ariko The Ben wita Nyamunsi cyangwa buri kanya ugumugira sinzi ibyo mwapfuye ntabwo ari byiza kuguma ntabwo ashobora kuza kwivugira ntabwo ari bapfuye buri anakizi ubwo promotion mu mukore ntabwo ari promotion ihagije ikintu bapfuye ngenda kizi ikintu bapfuye ndakizi ariko iki kigabo ni ikigoryi umva yoke miniki yaza kuba ngombwa kutumanura ariko no munsi birarangira oya nushaka kumanura ariko ngewe ntabwo ndi kumanura kuboroka ntugashyandure nta kibazo kuboroka ntugashyandure mbivuge ikintu bakavugisha induru ibirenge uri secretary wande so kumyutinga mbwira mvuge ikintu mwapfuye ko ni byose hamuretse hari ukuntu mushobora kuvuga ibyo bintu bamaze gukora kuri iriya boro cyangwa mugatapinga screen na goro ntayo nuko twakubwiye ndumva mu mubwire Eva kara yama kweni wirirwa uhonga Dumba wampayeho uragahonga amazi y'ibishyimbo ndeka
amazi y'ibishyimbo nakubwiye ko ugomba Godfather kumpa mugi ikintu mwapfuye ugomba kumpereza ariko Bruce ariko wowe nkakohereza urakutinda nawe turakumanura aho se kutindura urumva rero urumva barimo baramyutinga uravuga ngo ndi gutira barimo baramyutinga nutakibona turakumanura rero ukumanura n'umutingo uhitemo ubabwire ikintu Godfather ari yapfuye na gutangira Ben ijambo bakamumyutinga basezeranye amafaranga ntiyayamuha ibyo arabidukora byose Ben rero ntiwabwo ari ubwa mbere Okay, uretse gato basezeranye amafaranga ntiyayamuha nanga abantu bashyanuka ngaho uyu nukuri kumana mbabarira nyivure vraiment oya njyema mbizi mwana okay niba ubizi ubwo uretse gato nari ndi kugurisha de Beniki amafaranga yansezeranye yagura giki reba reka nkubwire reba igihe wirwaga ukora space urimo uravuga Ben wanga Melody wirwa umutuka babarira nyivure ndumva birangira Flix garuka shu warutegereje ibyo ngibyo uretse gato igituta cyane kimeze nk'icy'abafundi uretse gato nwazoke Mike niba nkumvishe neza uravuze ngo The Ben yishura uretse gato uravuze ngo The Ben yishuraga abantu ngo batuke Bruce Melody oya wowe ahubwo yagusezeranyije ikintu ntiyakiguha kugira ngo nkore iki kugira ngo nyine ukomeze umusupporting ndumva wabyumvishe sometimes before you speak think twice kandi ngo oya kare ubwo uri gusupportinga The Ben hano ngo waje kuvuga none babarira unyumvire The Ben ubwo ngo The Ben babarira nyumvire do kora sentence Godfather kora sentence so you mean ko The Ben yishuraga kugira ngo abantu batuke Bruce Melody none se ni oya odikada none se wowe ntabwo ari byo uravuze ngo nirwaga ngo ntuka Bruce Melody ngo The Ben ngo yanga kunyishura ntiyanyishura none se ko utari making a sense utari gusitinga kuri point mwapfuye no urumva manzi uvuge ko ibyo wari uvuze ari amahomvu with the making naga ari amahomvu n'amahomvu cyane je numvaga wenda kubwiye ko wenda yanyimye amafaranga ko ari cyo twari twaguze cyangwa wenda hari nari namukorera ntabakuza none nukuvuga ngo urababarira unyumvire vraiment ngaho bwira abanyarwanda ko waruvuze ubusa narumiwe Godfather ibintu nari mvuze byari byo so anyway Godfather ndagusabye urumva ndagusabye Ben put respect on his name no kuvuga ko thank you nabangana baruba nkubwire Dumba reka ndangize thank you so much Dumba nabangana barubahana kubera unyanga nta gushora kwinjira mu rugo rwanda ukansuberera umugore uburetse ngubire Dumba ibyo Dumba nta cyangwa mu winjira udakomanze Dumba ikintu kimwe Dumba icyo mupfa cyose put respect on his name listen to me here's the thing urukunyumva Godfather ikintu ntegetswe gukora ntasaba gukora ni kimwe ihangane Eva uri kunyara urimo kugira Dumba umva ikintu kimwe ntegetswe gukora nuko ikintu gitegetswe byaga byakunda no gukora ikigize icyaha urimo kunyumva reka amatwi hano reka amatwi banza wumve uretse gato icyo ntegetswe gukora urukunyumva ni ugukora ikigize icyaha ninza kwa Dumba urukumva nkamubuza ituze nkakora ibigize icyaha ibyo ngibyo ngomba kwamaganwa cyangwa itegeko rikampana urimo kunyumva nta muntu wubaha undi Dumba umuntu ariyubaha perezida ahora bibabwira umuntu yihesha agaciro so iyo rero umuntu atakubaho tukajya kumwubaha ukajya no kumukorera ibigize ibyaha urabiryozwa Dumba ntabwo naza kukubwira ngo ubaha Eva ntabwo bibaho ntabwo tujye kundi kubaha undi ikintu kiriho kimwe mwanenga cyangwa nanenga umuntu wakoreye umuntu ibigize ibyaha nicyo kintu cyonyine abantu bavuga ati rekera sigaho ntabwo ari byo aruva ngo ngwino ndagusaba kubaha umuntu no ntabwo ariko bigenda umuntu ariyubaha siko bimeze uretse gato wowe aya masaha sibyo uko mbana nawe sibyo ntabwo ari kubana na Eva uko uganira nanjye siko uganira na Felix siko bimeze uko nguganiriza nuko tubanye siko ubanye na Eva hari ibiganiro nagirana nawe ntabwo ibyo wagirana na Eva hari ibiganiro nagirana nawe turi kumwe hari amagambo nakoresha tuganira Eva yayakoresha bikaba kubahuka unyumve neza cyane hari amagambo wambwira hano Gatema yayambwira bikaba kubahuka kandi we ntacyo bitwaye ni kwisiteye biterwa no kubanye n'umuntu
so kubaha rero wubaha umuntu bitewe nuko mubanye. Hari ijambo nshobora gukoresha nkaba ndakubahutse, Eva yarikoresha ntakubahuke. Okay, reka nkubwire ikintu kimwe rero. Nk'ubu mvuye twarimo turavugana na Ben mukanya. Ndamubwira ati Ben, hari ibintu kuri TikTok mwereka ukuntu nkejo bintu twarimo turakora mu yanga kaza abantu mama gift n'iki nabwo ibintu murimo murakora, uzi ko dushobora gufungura pano ukaza na Bruce Melody, urumva mukajya kwa Godfather cyangwa mukazi wanje, abantu bakabanza bakareba ninde baha gift cyane, nabyo naho ngaho bikaba promotion. The Ben mubwiye Godfather aranga ati Godfather n'umuvugo w'umuhungu aguma ntuka. Wait, nukuvuga ko icyo kintu ni ikintu nk'ibyo bintu, kubera ibyo bintu gumuvuga ngo nyamunsi ngo niki, iyo nzira ubuyizibye. Uretse gato reka nyende gahoro mba nakuritse ukavuga. Hari nka opportunities uba wazibye, ushobora kuba utazikeneye. Yes, ntabwo kurinde kurinde. None se niba opportunity let's say kuri twe niyo yaba ari wowe, cause niba ushobora ghostinga pano nk'ubu ngubu, The Ben akaza, Bruce Melody akaza, ugabwira abafana be ati bafana nk'uko usanzwe ubikora, ati reka turebe uzi yo live ukuntu yabimeze. Ndimo ndatanga example. Urumva iyo ni example ya mbere, ni ikintu kibi cya mbere cyo kuba udashira respect ku izina ry'umuntu. Umuntu ashobora kuba yaraguhemukiye, erega habaho no kwiyunga. Urumva ashobora kuba yaraguhemukiye, ariko bijyanye n'ukuntu witwaye yaguhemukiye, akaba ashobora to make it up to you, akaza akavuga ati nyamara uno muhungu naramuhemukiye, reka let me compensate muri ubwo buryo. Ariko wowe niba yaranaguhemukiye sinanze, ntango nshaka kubera ndumva uri muravuga ngo umuntu yihesha agaciro, ashobora kuba hari ikintu yagukoze warangiza wowe like ukaba ari yo mpamvu uri muravuga ibyo uvuga. But please, ushobora kwihangana wowe ujye uvuga ngo ugira ubuntu, ngo uri umuntu, ngo uri umwana mwiza, ngo Godfather n'umeze neza. Nibyo ngibyo byerekana Godfather wari we. If you really mean ko uri umuntu muzima ugira amarangamutima, no kuba ushobora guheza umuntu yaraguhemukiye nabyo ni byiza. Kubera iki umuntu ufite abafana, ufite miliyoni y'abafana, ufite pano icyaho abantu 200,000 every after 2 days, ushobora kuzajya ujya kuri pano yawe ukazajya umupfobya gutyo? Nje ntabwo numvikana na Bruce Melody, but not necessarily ko ngomba kubura igihe kugenda muvuga nabi. Okay. Like, iyo habaye content nshobora gukora, nkavuga ati content kumuraburiza yaraburije nshobora kubikora, ibyo nanjye si inkwangi. Like The Ben niba yaraburije ushobora kuvuga ati The Ben ni agaba yakora guje, kandi ukabikora uvuga neza nk'umuntu urimo like urimo ubikora utari biased ko umwanga, ukavuga ati no nesinemeranya nibi cyangwa nibi. But you cannot always come mu bafana ba abantu, natwe turabafana kandi byaba ari ibintu bibi cyane. Nkanje na The Ben kumvikana nawe sinzi n'impamvu, ariko reka nangize Godfather urimo kurangiza, ariko urimo kunyabika isuri itariyo kandi ntabwo oya, reka uraza kwikurayo. Ntabwo iyo uvuze ngo Ben ni nyamunsi, nkaba ndi kumwe nawe numvikana nawe kandi nkumvikana na Ben akazajya yumva ko mba ndi kumwe n'abantu bamutuka, iyo sura ntabwo aba ari nziza nayo kuri njyewe. Urumva? So niyo mpamvu sometimes you can even do it for me, mwumvikana. Urumva ukavuga ati numvikana na Dumba, like kugira ngo simbikore, kugira nihatabaho nabe uncomfortable, Dumba ntabe uncomfortable, like umukarita sinzaje muhereza mu mutima wawe. But it's not good buri gihe nyine kuzajya like ukoresha amagambo atariyo mu mwiti iki, uvuga ati nta uzi iki. Simuzi sindahura nawe. Ata rero ko kumenya sindahura nawe. Simuzi rero. Ariko ntabwo kuvuga ibintu byashatse kuvuga. Uretse gato namaze ceceka Kemini kandi nsubize Dumba. Urimo kunyumva? Kamere kuri icyo ngicyo uvuze cyanyuma, uri kunyumva? Ntabwo kuvuga ko ntazi vuga ibintu neza, vuga ibintu bifatika, n'ugende kwikazakaza, vuga ibintu bifatika, ni wikazi. Dumba iyubahe. Make sense. Can you keep quiet? Ngiye kumyutinga ariko make sense.
ngiye kwimutinga mutinga. First of all ndahera ku bintu bibiri aribyo ndibuvugeho gusa. Ngiye kuvuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ntabwo musimuzi. Simuzi sinkene no kumumenya. Ibyo nzi nibihangano bye kandi birampagije kandi ndabyumva. No mu kandi nari kumvira ndirimbo yasohoye kandi ifite intuza nziza cyane murenzi kwazi no kurapa. The guy is amazing by the way, muri ararimba neza. Ijwi rya The Ben byo ntago naryanga. Ndi umuhundi bihangano bye kandi ibyo birahagije. The Ben natangiye kumufana. Urimo kunyumva? The Ben natangiye kumufana agisura indirimbo ye ya mbere. Muri afite indirimbo akoranye na Tom Close. Debigiye. Sindi kubyumva. Ndibuka mva mu Bugesera nkajya muri Afropas tujya kufana The Ben tujya kumureba. Mava ku ishuri ça fait longtemps. Urimo kunyumva? So The Ben uri kunyumva? Navaga none ntabwo nakavuye ahubwo narasubiragayo. Okay. Urumva? Ariko masiho wahava cyangwa masa urahumva ntabwo uhazi. Nakubwiye niho bansiramuriye. Bro imasisi nta nahantu ndashobora kuva. Imasisi nta hantu hasa nayo kuri iyi si ndabona. Na hantu ugera ugahumeka umwuka w'abazima. Umwuka wa nyawo, umwuka w'ubuntu, umwuka uhagera ukumva ubumuntu. Imana kubona abantu bashiranira hariya ari harantu ntabwo ari ahantu bro. Ibaza ahantu Kabila vikinsha sakavuga atanu ngomba kwagura nani farm. N'uyu munsi niwe yaguze farm niho agomba gusazira. President. Nuko kunyumva. Abo bafande James baragiye baragura. Hakurya. Na Masisi ntabwo nujya umva Masisi. Uzafata umwanya ukorere visit Masisi. Ni paradise. Umuhungu wanjye ntabwo yarakennye. It's one bro. Ni wabo w'abantu. Dumba ugeze Masisi. Urukumva? Uzamuka mu misozi hari hejuru ugeze nk'ahantu bita ku Mushaki. Bro ukumva ubumuntu. Garuka kuri Ben. Tugaruke rero kuri Ben wabo. Uwo Ben uri kumbwira turi kumwe? Bro ntabwo reka kuvuga ngo uwo. Ukunyumva? Ntabwo ariko se okay. Reka none tuva indimwe nawe ubwo turakukurikirana mukuru wanyu. Sibyo? Ntabwo kwanza bamuri no kumucisha bugufi muvuga ngo afitanye umuntu ikibazo nkanjye no she's no mane ntabwo The Ben ndanabikurikira nkabishaka nkabibura. Ntabwo tuvuze ngo afite ikibazo nawe ufite ikibazo nawe ariko sindi gute ngiye ikibazo ni wowe ufite ikibazo nawe ntabwo ikibazo nawe ahubwo ngiye ikibazo nawe gute uwo muntu hari umuntu yari bumva Ben avuga Godfather ni wowe twumva uri muri urakoze cyane ntabwo muvuga ariko se muvuze ni mwabantu mwese muzanye The Ben hano wamwise Nyamunsi byonyine ibingi muri gukora ndabizi nuko muri kumupromotinga kandi gupromotinga The Ben ntacyo bimbwiye mukomeze mu promote byo ko afite n'igitaramo ejo bundi muri ntuza muri stade muri hari itariki yihe kuri tariki ya mbere Manu muri Kigali mugende mushyigikire The Ben bagura amatike mugura amatike urukumva mugura amatike wenda ya imodoka mugore urukumva du nyine ndi kuvuga akira mugore The Ben uyu brotherhood afite ubwenge bwinshi ndamuburotse urukumva so it's better to dore ngiki kiwerewere gatukure bura nka rusake ipu urubwo nyuma du icyo kintu cy'Amerika nkubwire siko bimeze guhostinga The Ben na Bruce Melody nta kintu byakongerera Godfather ufite urandusha platform you are famous uzaba hosting ibyo ntabwo Godfather I don't give a fuck ntabwo nashishikara kugira ngo hosting bariya bro maze guhostinga ama profile menshi cyane Godfather buretse gato ntabwo ndi kwiyemera buretse gato ntabwo mvuze ko ugiye kwiyemera ariko wa mugabo we wavuze ko utamvugiramo sawa ni ihangane hello thank you so much uyu muntu ukoze kuri goro ninde thank you keep going that is a good idea hallelujah urukumva du abo ba Bruce Melody ba The Ben barotwa n'uyu muntu ubwo abantu bategereje kumpa gift Eva aranje kuma ni ukuvuga ngo abo bantu uri kumbwira barotwa n'uyu muntu uri gukanda kuri Galaxy sibyo so ibyo kumbwira rero ibyo kuzana hano ngo icyo kintu cyambere nkivuyeho kumumenya ntabwo ari itegeko kugira ngo mumenye simfite n'amatsiko yo kumumenya ibyampa nibyo bintunze ikintu mpuriyeho na The Ben ni ibihangano byiza nkabyumva bikaniryohera ngafata mu business zanjye nkagenda nkajya kuri platform yazishyuriyeho niba arizo nishyura nkishyura nicyo mpfana nawe n'undi muhanzi wari we wese sintegetswe kujya kumukora no kumushyashyariza icyo kiveho sinkene no kumumenya icyo nkeneye kumenya ni ukumenya niba yasohoye indirimbo nkayumva nkishyura platform yayishyizeho nazo zikamwishyura hari umuhuza hagati yanjye nk'umufana n'abahanga ibihangano
ni platform babishyizeho ngenda nkishyura izo platform simbirebera ubusa ishura MB zanjye n'ibiburyo bwanjye kabyumva naho bo ntacyo mfana nabo kuko ntabwo ibihangano byabo bimpera ubusa barahanga bakabingurisha kajya kuri platform nkishyura umwanya wanjye amafaranga yanjye y'ama MBs yaba ari platform zishyurwa kajya kwishyura kabyumva siko bimeze nabacuruzi ndi umukiriya umva mukaritasi Nyamunsi uretse gato cyangwa umuntu wabaye uretse gato umuntu wahize abandi uwo munsi niko bimeze umva ngo ayo bekunu godifara dufasha umva ikinyarwanda Dumba urabizi ko inyahuka itera umwaku inyahuka itera umwaku wumva ikinyarwanda Nyamunsi bisobanuye nabisobanuye niyo bita Nyamunsi kuko iyo uye n'inyahuka umusa urapfa pe godifara reka kumyutinga Eve ntabwo namumyutinze Guruma mu by'umutinga taravuga Nyamunsi no we Felix ko tutari wumva wita Bruce Melody Nyamunsi ariko umvuze ubusa Dumba rero bakubwire ubundi umva nkubwire umva mwabu umva abantu ntibakavuge ngo nange mu bwanuke kuko iyo muje hano mukivanga mu bintu nkawuvuze ubusa umva iki kiganiro tugihindure sibyo twiganirira ibindi turapromotinze abanyarwanda bonye batatse shaka avuga ariko shaka bisinjya mumenyera ikibazo ntarwo kujya kaba romantique umva bari kubaza undi umva wambabara nabyo ko romantique shabye ni DM Furi azi kunywa akayuga kakamugenamo akahita mpamagara aje kuntera imitoma gusa yaraje aranyandikira akahita mpamagara ngo ushango you look nice what love you yaraje hano arambwira ati Godfa uretse yaraje hano abaga abantu arambwira ati mari byihorere arampamagara arambwira ati Godfa uzi igihe izi ngegera zihera zituzonga mbabarira ndagusabye ntiza nk'iminota nimara gahinda bro yarababati ariko Furinda ngufitiye amakuru biba ngombwa ko mumanura yego ngufitiye amakuru ko wowe uri 5,000 by'ibirometero kuryanjye ariko Eva ari ibirometero 200 hano hafi ibyo nta kintu kimwe bimaze ibyo bintu uvuze nta kintu kimwe kano kanya bimaze muvuge ko ari uwawe tu kuvuga ko karanyanze mubwire oya Dumba ngo yabonye indemero ko afite ese baracyari kumwe umukobwa mwakundanye yatumaga utavugisha abantu umuntu akaguhamagara Elshad ya Alpha ndi Elshad ya Alpha afite level inuza kade yarasohoye yarazimye bagomba kunzima abanzi barazimye ni Imana ibizi biri kubera i Kigali nawe uri muri birometero 200 muri retirement nabavuye abantu b'i Kigali ubu ndashaka ibintu binyegereye abagore ndimo ndatereta ba Eve wafashe fly to Kigali sheri ntago itu blaming niyo wanze kuva mu biti none se bigende biti why fly to Kigali ndashaka bya bikope bya Coupe du Monde batwara gatatu bagahita bakipinga Peri ntabwo uvuye icyangwa uragiye gukora iki sheri naragiye gucuranga cyangwa ubwo yagiye gusambana wasambana muri Cyangogoro uvuye Dubai navuye ari aboro hari ikipe yaba n'umukire w'umushuti wanjye yari yambwiye ati ikipe yanjye uyu munsi turasoza umwaka wose dukubitira muri after party ngenda gutya Eva my love ese wabibwiwe n'iki we bitesesho nterega amanshaka amakuru yo guha abanyarwanda none se ugira bakagusambanya sinari kubivuga ako se umuntu ntazakoresha igitsina rye mu buryo n'ikigo bitabaye ariko ngo umuntu ntabwo azakoresha igitsina cye mu buryo abishaka Flix imeze biti iyo bayicyamama ntabwo igitsina kiba kikiri cyangwa kigenge uyu mwana ntashobora kuba uwe ngo yigenge nta Felix ubu nguri igitsina cye tukigenzura kurusha nyir'ubwite none se ku buryo Felix aya masaha n'izina kamaze kubaka igitsina ashobora kukisanzuraho shakiri sefu pe Felix izina umaze kubaka kuba Ben yaragusunitse na Dumba bakakubaka ukajya ubuyungu biteye ariko uzikera ari Imana mani we mujye mufata imirimo y'Imana mukayigeranya ntabwo rero umva niwe wabyubatse muri ubu buryo ntabwo igitsina cyawe kigifiteho uruhare wewe wenyine
ninde wabyubatse muri ubwo buryo urumva uzibesha igitagaguze tubivuge igitsina cyawe ni icy'abanyarwanda igitsina cya ya mpano se wabikesha iki igitsina cya mpano nturebe ingaruka tuba turimo turagikontorora igitsina cyawe ubu ni icy'abanyarwanda uzibesha igitagaguze ubwo ntago nzi Flix ntago nzi koko Emnique ninde wiyemera ka ntago nzi gace nese domestic sheri bazi ko ari watumye nzano ngo usuhuze urumva uruzingo bahu ngomba niba utunyuze ahangaha si wamburotse kuri fake account yanjye sha naje buturi bahita bamanura zibazaga niko uzi ko aza ukayimbagiramo sha nzashaka fake account ngenza nayindi kubaga papa ngenza nanjye ngenda ahantu hose nkunanga Godfather simukunda ntabwo ije mara kabiri iyo kombi ntabwo wayandika iyo bahita bayisiba no muri leta iyo ngiyo ndayifata nkayimanika mu nzu najye nyibona nagiye kwani blocking abantu muri ntuza yanjye nsanga harimo abantu 30 Godfather ya blockinze ndumva urambeshye bro ni ukuri kw'Imana ntabwo urambeshye nike mugatema ndumva urambeshye vraiment du wangize moderator kureba abantu bose bari blocked ngega Godfather block this one Godfather block that Godfather block du wangize moderator akwaka uramparabitse vraiment cyadumba none abantu banjye niba nagira no muri batanu moderator ni nka vice president ndumva urambeshye ariko vice president aratumanura koko yaba wungirije nyiri account cyakora moderator yadumba niyo moderator iryoha kuri iyi si y'Imana irakuryohana neza ukajya wumva mufatanyije account irakuryohana ukumva neza ni gute Dumba atangize moderator hari umuntu nambuye moderator ntabwo byinyaje hano ariko ya Godfather nakiryoha ajya ni gikure Godfather se ko gukuramo mu minota ibiri Dumba nta umva mbese urabisetinga ku buryo urukumva iyo live ivuyeho bihita bivanaho moderator zikajyana na ntuzo durata ntuzabikora zikajyana na live durata ntuzabikora kuko moderator yawe biraryoha moderator bari moderator kuri njyewe ahubwo murimo ba moderator nagize ba moderator nkabona ntaco bamariye ndabakuramo njyewe moderator iyo mfunze live bahita bajyana nayo njye nubwo nakwifuza moderator yawe ayiwe sawa nyine nukuri sinayifuza sinaniyo nanakumbura se nubundi nta kikumariye ni wa muting umuntu ni wa mutabloke umubare wumve mbese birutwa no mugatema abaje kumanura abantu umubare wumve nukuri kw'Imana ikintu atayikumburira abantu bloke urabona ko paritangiye kwishyura we murabona ko pano batangiye gukanda ku bantu ariko ubwo muzi ko uyu munsi ari kuri Noheli muzi uyu munsi ko ari kuri Noheli reka ndebe ubwamamare bwa Dumba n'uburanga bwa Eva moderator ya Dumba niba ngiye dufitanye ikibazo ariko Eva ni icyuki bro ukabona ndahari uhita unablock Dumba nagamukura nawe uri icyukisho ntago Dumba yamukura icyuki mwana wanjye kavuga ati ahubwo mfite ikibazo DJ Flix na DJ Crash bapfaniki bangana kubi urunuka bangana kubi urunuka Crash haciye hanukira Frigisi Frigisi akuye hanukira bangana twangana mani biduteranya Flix iwe uri kumwe na Crash ugenda mwangura mu Petiman nubwo nari mfite nta kintu naba mfana barakundana ahubwo mwebwe nuko nta makuru mwa mufite ahubwo mwebwe buri gihe bashaka kuduteranya amani barakundana mwana ngeje we nabonye mumbwire mbere akabido bari kumwe bari kuganira
urukundo rw'aba bantu tuba tubona ari abantu Mare tuba duhuje akazi n'ampamvu zo gukurukana urwo ni rwo mwita urukundo. gukundana na crush waba ukoze ikosa rikomeye. nyine nta kibazo Ugomba tugirana kwiyeranja, twavugana twakorana twagira niba mutanangana yewe mumbabarire pe niba mvuze ibintu bidahuye ntago nari mbizi. I'm sorry. baranga muzongere no kubivuga muri comment hari wanditse umuntu wimuvuga sha. I'm sorry ntago nari ngamije. uravuga nde? Crush n'uyu ngo ntago nari mbizi ko batameranye neza. Eva uwo muntu no umuntu akavugisha tumeranye neza uwo muntu se ninde? uwo muntu ninde? no witwa Teta uragatetera nk'inkoko ariko se Nese Flix ko nigeze kubona muri kuganira mukuntu musekana bimeze neza bijya byari none se hari icyo byabo tujyana amana shaka n'uburyarya bw'abanyarwanda kazi reka Crush ntabwo yakunda dongere nakugabura shabwo mubwo reka nze ndabereka agafoto ndabereka ka video bari kumwe baganira. Erega Flix ntabwo ugomba kuba warambwiye ko wanga Crush ariko Crush ashobora kuba yarabimbwiye. sawa nyine irabateranye nta kibazo byo byashoboka ariko irabateranye we yarabikubwiye ni bon ariko njye ntago natinyuka nyuma yo kumva ko Crush akwabaye yakiriye ushobora kuba utarabimbwiye ariko wabimbwiye yarabimbwiye. sawa nyine akareka njye ntago ntumikiriza naza nkabikubwira byananira se kubikubwira gusa umwuka uragaragara ko mudakundana. njyewe ikibazo mfite mani njyewe nese nzihome ko nk'ibi bintu wabakije ibyiki nese nzihome mani ngiye ku muntu nta kibazo tugirana bro. sawa nyine kandi Eva wasanga yarabizi uko navuze ngo reka nibarize sha mama bure nyina izina ryihoraho yo mwijuru. Bano bana basa naho bangana bajya gusa bafite tayi imwe. Nese reka nkubwire kandi ibintu by'aba DJ kuri ngiye biri kure cyane. apati y'akazi nyine apati y'akazi ubona ukuntu umeze nshaka kugira ikibazo n'umuntu byagenze gute atari amafaranga muri ubu buzima ariko urumva kandi tunetsemo ngo sinjya abo bahungu simba banabagiyemo ngo nafana nawe n'umuhungu Igifaransa cyangwa kumva indimi z'abantu cyangwa ngo apati y'akazi uretse akazi ngo ukuntu mbona ngo ni ukuvuga ko mu kazi niho mushwanira. mu kazi wenda hari igihe byashoboka kandi nako ntabwo dukorana. ngira ngo mwabyumvishe abanyarwanda abantu mu kazi ntabwo bahura ibintu bahuriramo ariko ntabwo dukorana. mwabyumvishe aravuze ati mu kazi no way no you can't do this to me. You can't let me go. No nuko kajya karakara iyo uvugiye ibintu karakara stay here. uyu mukobwa we tangiye ariko furi. That's not funny. Jesus. Chana gumunejeje. Ntabwo muzi furi buriya ariko furi yazamutse hano kubera njyewe. So anagiye kubera wo. Thank you so much. Furi je t'aime urabitse ko nkunda ariko furi. Ari kuganira n'abandi bantu. Eva niwe yabajije ibibazo njye ntakundi bibazo. Mumuzane. Eva si ubibajije. Furi kubera iki umva umwanya wari urimo furi zamura Mutamba ndabona Mutamba arimo aricisha hariya. oya reka nose karivumbuye waba usingoye garukana ukimenya kuganira kigawe zamura Mutamba. Shows kunari keza mukagara. What's wrong with ariko se reka nkubaze uretse gato Feri ubwo wayivumbuye Feri ntabwo mani nivumbuye ikibazo urumva kuva nyine njye ninjiye muri kariyeri nta muntu ubura tujya mvuga ngo turangana tu rero kubingerekaho kano kanya bishobora kunyishira kariyeri bro njye ntabwo nanjye nangana never. Oya Flix usibye nyine abantu bakatutuntu ariko nyine nibwo bwamba nifitiye ma joke ntago ari noza ubwo bwamba nifitiye usanga umuntu bamwujuje imihanda ugasanga abafana b'umuntu barakwanze bro. Ariko nanone show business none se hapi kabisa none se amahirwe rukagereka hagati yawe nawe ariko furi nawe ushaka kuduhabya njye ngize amahirwe tugize amahirwe twebwe yo ko Bruce Melody yanga Ben kariyeri ya Bruce yarapfuye ariko wamugane kariyeri ariko at least ari ukuntu njye sindi umufana wa Ben se
ariko sinaba umufana wa Bruce kuko yanga umuhanzi wanjye. Aha. Ngira ngo murabyumvise ibindi bya Furi turabyumvise hari ibindi twumvise ahubwo niwe oya none se Flix yanga Bruce kubera ko ntago mwanga kubera ko yanga Ben urwango muraruzi Imana urwango rumera nese Bruce we yanga Ben sinamufana ariko nanone si nyine kubera ko mfite uwo mfana ko simwanga n'imiziki ndayicuranga bro. Ubu no afite abafana be muri club bankunda. Ubu no kuva kubera ngo ukunda nawe ngomba gukunda Crush. Nanjye kuko ngukunda uzakunda ushaka. Kubera ko ngukunda uzakunda ushaka. Nese tamukunza ahubwo byagenda gute umuntu turangana no hari abantu bajya ngo ese bura nindi rushuniro nukuri nge mbona ahubwo amafoto yanyara nango nindi ufite ibiro byinshi aho ubundi kuki mugereranya abantu mana nge mbugo mama ntabwo baje ibiro byinshi ariko bano bana ntago bananutse bameze neza yewe mana we oya ntago tubagereranyije Furi kubera none se nyine kuki impamvu tutabagereranyije nuko uratwika kumurusha turimo turavuga Justin ntago mukundana ntago tubagereranyije bitandukanye. Aha ni ikihe kintu kikoreka ko tudakundana sasa nge nshaka nk'impamvu imwe ndashaka ufite telefone oya nayindi mfite yanjye nagira ngo ufite ngo muhamagare umuterapiste twumva ko muganira. Yes we kamuhamagare kano siniza kuri phone hamagara umuterapiste bisere kamuhamagare akamumba rocengera nk'ubwo ako kanya ugeze aho ngaho gute reka muterapiste Furi Nerengana, she's my woman. Aramyutinze agiye kubanza kumubwira ati wowe uvuge nta kibazo. Yarazize mutima maindarena. Reka nguswene yoyo mutima maindarena. None se bwo mbimubwira akabyemera urumva tutaturi inshuti akamwaje muri kubujije Imana. Furi rata ibi bintu bishobora kwica kariyeri yawe. Ibi bintu bishobora kwica kariyeri kwa abantu bagiye. Ntabwo byayica nyembi iki cyane cya kariyeri. Wowe wabyivugiye se. Nshatse nanabireka noneho nimba ukeka ko ntabwo byayica ngo mananga k'abafana b'umuntu. Ariko Furi kuba icyo gituma utwo munini kuba icyo umeze uko. Ego erega ndimo ndasaba kandi abizi je sinjye nkoresha igitugu. Ese undi King James we nagiye he? Nawe uzana ibibazo nk'ubu nacyo dushobora kuzamuka. Oya. Singwibye muri kombi. Shadu. Ngo yitwa ndi. Umva nimero ntabwo iriho. Tinya ko yakuburotse. Ntabwo ari phone yanjye dukoresha. Nanize ko yakuburotse. Ariko ntari bishungiye nawe ndi kuguprovinga amaranga ko nyine abafana b'umuntu baze bakumva ngo Flix ngo yanga ngo Crush bro ngiye nkora ibiraka byanjye akora ibye turanakorana twarakorana gatiyamo twakoranye Sky Lounge twakoranye Cincinnati bro twakoranye ahantu henshi iyo kuzana ukavuga ngo nanga umuntu mana uzi yuko utuma ntabwo mwanga turabeshe I don't kabisa tuba turimo turatebya thank you ariko we mu gutebya ariko mu kuvuza iyo avugije Crush nawe uvugije urumva ari ndurusha ubundi none se nge ndiyumva abanyumva nibo babivuga ariko ntago ari ngombwa hano ariko iyo umwumvisha avuze uba wumva atagukoma akoma iyo avugije ari bukamwumva ari ku cyuma ntabwo uba wumva ko akurusha akavuga ati n'umwana ibintu avugije kabisa hari ukuntu n'umukinnyi w'umupira akahita avuga she's good ndi kubaza uyu munsi ni kuri Noheli cyangwa ndi kuri No, we are talking about not good, we are talking about better. Ndabaza uyu munsi ni none Noheli se ushaka cyangwa mbikore hiki The word is better. she's good yego arandusha so what ariko kandi iki ngiki kijya kibigifura ubwo Dumba araza kugusaza usare nago yansaza mani none wabigira bwaje bikarangira mu bwaje waretse kurakara Narabikubwiye abanyamukara twarabaha bigira bwaje dukwereki ari we wajya gumbwira don't do this no sigaye setting up man shawala ndagaza usigaye setting up man ngabibona bro nese ibintu uri kuvuga nibi ibihise kandi sheri
uri kuzana ibintu by'abantu bashaka kuza kuri TikTok sheri bakavuga kandi njye ntabwo I don't like that. Ariko Furi ubu ngubu aka kanya nibwo wise wibagirwa ko ibi bintu tubivuga ku bantu. Inde nande njye nawe nka Bruce oya pana wengine ndavuga abandi bantu nka Bruce na Benny Furi na Crash. ariko ndimo kagereranya ibintu Dumba ibyo byose Benny kuki ukumuzana muri ibi boro de Benny arya nuhimurira ese buriya mba numva de Benny arenze byatanje wakigwa ryo ugiye kwigiza umuvugizi ubwo uraje ahangaha ugiye kwigira umuvugizi wa de Benny no sense ninde si wari kwita ikigori mbiki se si boss wanjye mbiki si boss hanyuma aje kumuvugizi we hano ndavugira iki nago ngende wese uravugira nde uramwita umuntu urira wese ntagurira gaho ceceka ukoze mu cyuma nagurira ara ngo ukoze wokoze muri sawa nyine ukoze mu cyuma nagugira ese Dubai yararize yujye kareba ariko ngusigaye umuhoza if you can afford that nimba wakabya affordinga kuki utafranze ujye kureba ayo umva waruzinga utanyurira ndakwiyamye bro ruzinga ni bene wanjye dare uwigize umuvugizi wa de Benny dore bari God Kafuri na gafura kameze nka karahita karakara mu kanya karakare ni boss wawe ako se ko Flix narinzi atandukanye n'uwo oya va kubushira reka ni boss wawe ubwo nta umuntu uzongera ubwo nyine nta wavuga de Benny uhari kuko ngo ni boss wawe na Flix yabarakara ahubwo muramurakaje twesubire mu bazungu yewe nukuri batuniganya amajana Dumba nakara kamaze guhinduka inde Flix dago difamurante oya ntunzamura isukari ikibazo cyawe nawe uroroshye so wambwiraga ngo bireke muri joke none genda de Benny nari bireka ngende kabisa oya guma hano godifada ibyo ari byo byose none se uri kuntukira iki ubundi urandukira iki wowe ninde wagututse kamubaza uri kuntukira iki ninde wagututse ngiye se nduruzingo inde wagututse kuri uruzingo ubundi byabonamo wambonamo ko kuri kamera bebe ngwino kuri kamera ngwino kuri kamera kuri kamera nako nyine se abantu bose nyine se abantu bose nyine se abantu bose sheri nayo nzize disi Ben mani namuzira bro namuzira ko aranunze ariko godifada nawe urabizi ko na Pamela atashobora kwitambika gutya oya ariko none se Pamela wabibwirwa n'iki reka nkubaze Benny mupiki Benny nuwuhe yegora abura no Dumba naguze ukuntu Godfather yigeze kuba umufana wa Benny aramufana pe ariko ndumiwe koko reka tugaruke muri kibona reka ngasubire Benny mupiki de Benny nuwuhe ese wamugana kandi uvuze ko ngarira urumva rero ntabwo ngiye ko promotinga nyamunsi tugende hano Eva harya ariko twego twamupromotinga Benny we mupiki ariko mufite platform kandi zuruti zanjye mwagera mukamupromotinga mureka twigarukire ku muzungu ko aryo Dumba wageze hano Eva ari kwibaza kino kibazo muzungu Godfather Benny mupiki ibaza yuko Godfather kubivuga byonyine bimunaniye kubera ko unavuga ngo yabapromotinze ngari gupromotinga ngaho mute your nonsense Mike Dumba Benny mupiki akwamugani Godfather dusubize Benny mupiki ndabaza Dumba tugaruke gato tuganire oya nareka tukubaze aho wabarije ntago uruha manza ariko sibise byawe wigeze gukurana n'abantu gakurwa werekezwe jihad ari urumva egera yoreka Benny mupiki waramukundaga ubwo naramutinganaga ukazajya wirwa muri iyo kwiye muvuze umugabo yakundaga Bruce Melody ndabaza none amafaranga yabaye menshi bayaguhaye ati wapi izi ngegera z'i Kigali rero zitekereza ko ibintu byose ari amafaranga ingegera z'i Kigali saha ese wanjije ku kimwe ibintu byose bikorwa n'amafaranga ese wagereka gutukana sho kwa defend yashushye nk'uguceceka wowe kwanza ucecetse wowe ngo shaka wanga Benny bavyemeye umva du Yesu yavutse cyangwa ntongere kuvuga ko ahubwo none banza amaruka katukara abantu God yewe ndamaboko nyutinga nimba utanshaka umbwire manuke ariko ntabwo God tubwira icyo upfa na Benny okay reka mbereke icyo dupfa tubwire rwose kora kuri iriya goro rero ko ntahita babwira icyo dupfa kare wa nyine ntabwo ngaho Eva
bazumva ngo ntagoro ntaye ngo ntagoro ntaye ngiye kuvuga kiriya kintu cy'igika kirantangira ariko rero reka mbabwize ukuri niba uyu munsi ari kuri noheli twaba dufite ikibazo gikomeye. uyu munsi ari kuri noheli umenya umwana ni gute abantu bafunze imitima yabo tuba turi kuri zero. niko DJ Feri arimo aratujijisha ubu wankandaho sheri kakabwana. ese shuku rero ngewe ujya unsetsa mani ngewe ni ukuri ko abantu ujya unkubita show sometimes nguhamagare uti wiba igifura aganira cyarangiza akaba aricyo kidutuka narangiza nakivugira ngo ngewe akaba aricyo Godfather wampaye noheli gahabwa ubuhiri gakubitwe n'inkuba ngo rero yego mwana wabuze situ Nibura burabushika ngo nimbuhe noheli genda ubwire ibifura ni byinshi pe uremera kuri igifura wowe nicyo kiyobowe na Godfather kuko Godfather ni igifura cyane nanjye nabivuga uretse gato iki bita kwiringiye ku kiboroka. Godfather ni igifura Godfather waramurenze ndabona ibifura biri hano oya shungiye ntago ngiye biterwa n'ukuntu umuntu nyine ari kubona no mu bintu bitari kunkorera tubikaba ngombwa ko ndimugire reaction. nawe wari usuzamura muri volume yo kurakara umva we Felix vuga ngo ndagaswingingire atari ko nkuzi Felix wa romantique iyo uvuze ngo ndagaswingingire oya ugomba nagiye ugomba natatse iyo uvuze ndagaswingingire watatse mba nafatiye ubwo nyine babirangiye ikintu cyose banakikubwira ako karakazwa n'ubusa kandi kakavuga nawe niba miso mbimenya none reka nkubwire iyo uza kuba utari umunyabwenge like ufitemo ubwenge bukeya sibyo wari kuba urakara ugatukana nk'uko tujya tubona Jack atukana eko none aka nagaca kuri aka kaza ubwenge urumva kwihahira. Urabona nka furi hariya iyo aza kuba ari n'undi muntu kumwe yikuyeho yari guhita atukana nuko nyine ngewe abantinya agahita yigendera nyine buriya niyo mpamvu mba kwirinda amani mwangiza namwe mukanga iyo aza kuba ariko atari gutukana niba atari ukwirinda wabikora atari ukwirinda nabikora DM nakumerera nabi cyane njye ntabwo natukira umuntu hano kagutuka DM nakwangiza kabisa yaduhuye ariko ntabwo ushaka gutuka umuntu akagira ngo urabyibushye bya hatari buri yigeze Fix yigeze umuntu aragutuka ukibaza niba igitutsi kibuvuyemo kiresha nawe kiramubaza nagambaze regaranze ubundi ndamuzi Fix ubundi nka Godfather batarambona abandi bumva cyane niyo mpamvu umwana baba bakwivugiraho ibyo bashaka ariko urakina na Fanny baby we family ya one umwana wa Jasha ariko Flix umuntu bita Jihad yigeze kumubaga cyajya nyita ngo DJ Mifupa nta kintu yakoze hariyo gusa none se ko yamubaze oya ubuze ko yamubaza ari he ari kumubaga nawe ari kubagwa no numvisha ari umutipe wambwiye ngo yansabye imbabazi ntabwo njye nakishimira igifungo uriya ngo uhora agasozi ubusa ngo kagatabaza kandi ngo urampore ariko icyo kintu uzi n'imigani pe erega uyu nguyu Eva yaragiye ibintu watubwiraga yuko utashaka umuzungu rega shungewe ikintu batazi reka mbabwire ikintu batazi nuko ndi ikinege sheri ikinege kiravuma papa ndi kureba kuba ikinege mu bana 8 ndi wa 7 ndakenda mama yo kuzamwende ariko Eva ndetse ibaza si nk'ukuntu ndi umwana wa kure umwana wa 7 mpagaze ku musasi mama yari yagiye agahagarara inyongero ariko shaka umwami ntabwo baba bashobotse wavuze ko niko wabonye urwango ni urunguru kandi ibyo kuvuga ngo nge ntabwo umuntu nariwe namuvuge urwango ni uruwe urwango difata kwa Ben sibyo nicyo gisobanuro kandi yigeze kumukunda urwango urukundo yamukundaga nirwa na mwanga ko narinzi ko mbaho iki turekera The Ben urakoze cyane kandi ko muvuze nkiruma kabiri mbese none se ubwo abo bajikina mwangira yigeze abisubiza niko uzi ko nirumye incuro ebyiri bro Jesus
umva ingewe hari ikintu nakubwira Eva kabisa ngahita mureka Thank you, Stella. Hitamo okay. Buretse gato. Hitamo Nyamunsi na Eva, urahitamo nde? Nyamunsi ninde? Nyamunsi se ninde? Hitamo The Ben na Eva, ariko sinajya amagambo aranyerera. The Ben na Eva. Ahe. The Ben no wise Nyamunsi. Ibaza ariko we. Hitamo The Ben na Eva. Hako du. Kugira none se The Ben namukoresha iki? Urakoze cyane jugunya gasiya ngwino kwa Eva. Eva kamu. None urampitishamo. Ukambwira ngo nimfata umuntu nkagatema ngo murutisha. Ese Dumba numuge. None se ndi umuge. Urakoze cyane. None se je murambwira ngo naramukundaga nari umuge. Ese yo kutanga urugero udashoboka ukavuga ngo urakoze cyane. Okay, dushaka kureba urundi rugero rwo wenda ari gutanga agati agatema nanuze. Na Eva. Uruhe rugero? Aba bantu bakomeje kunshinja ko bo bakunda The Ben ariko ngiye ntamukunda. Ngiyo ndahiro nawe Eva na gatema. No, mwavugaga The Ben mumbwira ko mumukunda urukumva ngiye ntamukunda. Na wakubwiye ko akunda The Ben twakubajije ati The Ben mupfiki. Reka nze nkubwira ikintu kimwe do. Kandi nabyo kumukunda turamukunda. Nabyo si ikosa rega. Reka mbabaza ikintu kimwe mbere yuko mujya mwibarishwa ibintu. The Ben sindahura nawe n'umunsi n'umwe. Uretse gato. Uravuze? Bruce Melody mwarahuye. Bruce Melody nuwuhe? Akora iki? Ko numva umeze nka zanuza za Kimisagara ntawe ugira uhagara. Kare. Ibyo bintu byanyu. Narenze ko imbuga zasimbuye amaradiyo ariko uretse gato. Ntega amatwi imbuga n'abasanzi batazwi. Ntega amatwi. Ntega amatwi The Ben nani nkubwire Dumba. Hari ikintu abantu bitiranya sibyo? Je sinkunda abantu. Nkunda ibihangano bya The Ben. Urukumva? Muri telefone yanjye urabona muri iCloud muri telefone yanjye mfite telefone yangu imiziki nta kindi kintu kibamo. Ariko ntabwo uri murasubiza ikibazo cyawe. Manza wumve. Ntabwo murasubiza ikibazo cyawe. Manza wumve hano. Manza wumve. Ega Godfather gusubiza nabi. Reka ariko se wacecetse. Nje nabo nkubwiye ngo ukunda The Ben. Kandi iyo mute ukambaza nkaba gusubiza ko wambajije ko ari The Ben mupiki. Tega amatwi. Ntabwo nkubwiye ngo uramukunda cyangwa manza wumve. Ahangaha urukumva nko mu ndirimbo zanjye zitashobora indirimbo zihoraho nzapfa nticyumva. Urimo kumva? Nkunda indirimbo y'ibihe byose. Urukunyumva? Ni indirimbo ya The Ben bita I Can See. I Can See urayibona. Urukumva? Uramutipe yaririmbanye ijwi rikomeye. Sizi uri kubyumva. Icyo ni igihangano umva. Kidashobora kumva mu matwi. Kuko gifite ibintu byinshi kinyibutsa. First of all, ntabwo ajya sobanukirwa abahanzi n'ibihangano byabo. Turi kumwe? Indirimbo I Can See ni indirimbo I'm in love. I'm in love I can see. No, hari indirimbo ni ebyiri zitandukanye. I can see ni ndirimbo I'm in love. I can see na I'm in love. I'm in love ntabwo nari mu rukundo. Ariko bitewe n'ahantu yasohotse ndi n'ubuzima nari ndimo nicyo gihe nubwo nuko nari imeze. Nicyo yamfanye muri icyo gihe iriya ndirimbo. So indirimbo ubundi igihangano impamvu kibi igihangano. Nanjye nari abakobwa batatu iyo ndirimbo. Gikipinga memories. Urukunyumva? That's my guy. So gikipinga memories bura nkira ndirimbo I'm in love ihita inyibutsa situation nari ndimo icyo gihe n'uyu munsi. Nuvuga ngo muri icyo gihe nyumva naho yansanze nibyo yamfashije n'uburyo nayumvishemo. Sizende tukubyumvikana. I Can See iriya ndirimbo ndayibuka ajya kuyiperforminga muri UN. Nkibuka I'm in love aho nari ndi icyo gihe nibyo yamfashije n'iriya ndirimbo n'urugendo nafashe mu rugendo nari ndimo. So indirimbo mujye mutandukanya ibihangano n'abahanzi. So I can give him a respect bitewe ko yabaye umuhanzi w'icyo gihangano. Zizi urukunyumva. Ibyo gato bimubahira. Respect is enough. Respect is enough. Zizi urukunyumva bagiye kurangiza. Respect is enough cyane man. Muretse God ukunda I Can See ukunda I'm in love sibyo? No, ni indirimbo z'ibihe by'iteka ryose. Yego. Noneho niba uzikunda uwaziririmbye uri umufana we. Ndakugarukaho gato. Hari oya. Uretse gato winyiba uretse gato. Ni wowe ugiye kunyiba. Ntabwo nkwiba. Ndabigusobanurira ikibazo mubaza umuntu ikintu yaje kwasobanura mukamunigana inka. Ngaho banza usobanure nonje ariko ndabizi ko iyo question ndaza gusubira inyuma nyibaza. Ngaho mbwira. So ikintu ngomba uyu nguyu nyiri guhanga. Turi kumwe?
dufate urugero ndaguhereza urugero rumwe siko bimeze umugombe ikiguru nyiguhanga indirimbo z'ibihe uretse byose gato uretse wumva gato ziri muri CD yawe manza wumve ariko se yewe baremera Eva nuko babaye ngiye kuguha urugero sibyo reba ibihangano bya R-Kelly siko bimeze ureba ibihangano bya PDD Godfather uvuga ibintu bihuye yego birahura uretse gato feri uri gusakuza cyane ushobora guhanga ibihangano sibyo ibihangano bikagira akamaro bikanagira nabo byubaka ukabikurikizaho imico mibi ntabwo mvuze ko debera ariko byagenze nari ngwaye urugero rwa R-Kelly utanze urugero yari ipinze uretse gato